Murakaza neza nanone kuri DAH nkuko twabibabwiye tuzajya tubafasha kugira ngo musobanukirwe uko ibikoresho by'ikoranabuhanga bikora. Ni muri urwo rwego rero tugiye uyu munsi twabazaniye Samsung Galaxy S5 Neo, ubwoko bwa Samsung nabwo. Murakaza neza nanone kuri DAH. Iyi Samsung rero Neo ikiza cyayo ni ifata 4G nkuko nababwiye kuri S5 yo ntago ifata 4G, ariko S5 Neo ifata 4G. Yasohotse mu ruganda bayishyize ku isoko bwa mbere muri 2015. Hano nkuko tubireba aha ifite aho ushobora gucomekera. Aha iyi bayita ni micro USB. Ubu bwoko kuyicomeka nyine ikoresha micro USB cyangwa zimwe mu Rwanda twita ngo ni LG, niyo ikoresha hano. Ikindi ino telefone ikiza cyayo nkuko nababwiye ifata 4G nkuko kandi turabizi ko mu Rwanda ari igezweho cyane. Ubu bwoko dufite hano ni gris, ngiyi hano hari n'umweru zibaho zayo. Iyi gris dufite hano imbere ukuntu imeze, iyi ni fingerprint nkuko nabibabwiye kuri 5 S5. Iyi buto bayikoresha nka fingerprint cyangwa uyikandaho ujya kuri home. Hano munsi naho ucagingira, hano ibumoso na dufite ahantu ushobora kongerera no kugabanura. Hano ushobora kongeraho volume ukanagabanya. Hano inyuma dufiteho kamera na speaker. Hano naho wakiriza aha hejuru, kandi naho ahangaha naho ushobora gushyiramo ekuteri. Kano kandi ubona ni aka microphone ushobora kukumviraho kakamenya ibyo uri kuvuga byose. Ikindi nakubwira kuri no Samsung iyi Galaxy S5 Neo ifite ubushobozi bwo kuba amashusho, kino kirahure bakita ngo ni Super AMOLED Capacity Touch Screen. Ifite ama colors miliyoni 16. Ikindi kandi yasohotse nyine ifite Android version ya 5 twita ngo ni Lollipop, kugeza ushobora kuyi-updatinga ukageza kuri karindwi twita ngo ni Nougat. Ikindi ifite naho ushobora gushyira memory card, kandi isohoka mu ruganda nayo ifite gigabyte 16, RAM 2. Ino megapixel ya hano, ino kamera ya hano inyuma tubona ifite ubushobozi bwo gufata ifoto ikoresheje megapixel 16, mu gihe iyi yaha imbere ifite ubushobozi bwo gufata kamera ikoresheje ubushobozi bwa megapixel 5. Ikindi Galaxy S5 Neo isohoka mu ruganda iri mu bwoko bw'amakureri navuga atatu. Hari umukara, hari grey cyangwa nabyita nk'ibihogo rijya gusa nk'ivu, hakaza na gold cyangwa ibara rya zahabu. Ikindi isohoka mu ruganda icyo gihe yaguraga amayero 300, ariko ubu ngubu ugiye ku isoko amafaranga udashobora kurenza muri uno mwaka wa 2020 kuko zigenda zihinduka ibiciro bitewe. Galaxy Samsung S5 Neo ushobora kuyigura ku 80,000, hagati y'80,000 n'100,000. Rero reka tuyatse noneho tumenye uburyo ikora. Uza hano uyatsa nyine hano ukandaho nk'amasegonda 3 ukarindirika. Dore banabikwereka ko ari Galaxy S5 Neo, babikubwiramo hariya, ntazagira ukubwira ngo ni Neo kandi urabona handitsemo Galaxy S5 gusa kugira ngo aguhende. Dore ngiyi gakomeza ikaka, yamaze kwaka umuriro gushyiramo. Aha rero ikintu kibaho ushobora gukuramo urufunguzo, urazamura gusa igafunguka, nta rufunguzo buriya rurimo. Nayo kandi nkuko nabibabwiye Samsung ni kugira ngo banze urebe ko ari original, ujya hano bahamagarira ugakanda akanyenyeri akadirishya 0 akanyenyeri akadirishya. Iyo bataguhaye na screen ujye umenya ngo telefone yawe ishobora kuba utangiriye ikemanga hakiri kare. Tugaruke subira inyuma. Nkuko nabibabwiye ifite ubushobozi bwa megapixel 16 kuyinyuma. Ifotora neza pe, ni telefone ushobora gufotora neza ku ma Samsung. Indi nakubwira ushaka kureba ikindi nibagiye kubabwira, yasohotse muri 2015. Ushaka kureba nanone Android version irimo ujya muri settings hano nkuko nabibabwiye, ukaza hano hasi muri about device. Iyo umanutse hasi bakwereka n'izina, iyi ni modo yayo.
yayo. Noneho ushobora gukanda kuri software information hano barabikwereka byose, ngiba ahangaha ya Android version ni 6 de byose birimo ahangaha. Ikindi nakubwira, ushobora kuzamo hano ukareba serial number ya phone yawe na email hano, ukareba n'ama sim card ubwoko ijyamo. Iyi ngiyi ni single sim, tubyibuke. Ikindi ushobora kudownloadinga n'ama update ukanze hano, ugakanda kuri download update manually, biraza hano iki updatinga igashyiramo Android version nshyashya cyangwa andi ma security firmware yandi ariho. Ikindi nabasha kukubwira, iyo uje hano kuri ushobora kureba storage yayo nkuko nabikubwiye. Ushobora kuzana kuri search gutya ukandikamo ijambo storage, dore storage ngiyi hano. Iyo ukanze hano kuri storage aha bahita babikwereka, dore ubu ngubu izi ngizi tumaze gukoresha gigabyte 5.7, ifite 16 hano. Ndakeka muri kubireba mwese hano ko ifite gigabyte 16 hariya. Ikindi nakubwira nanone, ushaka kureba nyine umwimerere wayo, uza hano kuri Samsung gutya, ukaza no kuri device, about device gutya. Iyo uje hahandi hari handitse muri software information, ukaza mwanditse ngo Android version. Iyo ukanze nakubwira iyo ukanze inshuro nk'eshanu haba kuzanira Android version yawe. Dore ngiyi hano iyi 6 irimo bayita Marshmallow. Ubu ni ubwoko bwa Android version yino ko yitwa 6 yitwa Marshmallow. Nkuko twabonye ko ifite 5, hari za Lollipop, hari za Nougat, ni nyinshi cyane. Ariko wowe iyo uje hano ukayirebaho hano, iyi ngiyi ni akenshi Air Pirate bira ntago bikunda. Iyi ngiyi nako ni Android version yayo, yewe tuyita Marshmallow iyi ngiyi. Ikindi kintu nagufasha kumenya kuri iyi telefone nuko iyo iri ku isoko nshyashya nkuko nabivuze, isohoka mu Rwanda kiragiye muri 2015 yasohotse kuri amayero 300, ariko ubu ku isoko ry'u Rwanda ushobora kuyibona ku mafaranga hagati y'80,000 n'100,000. Ndaza gusiga nimero hasi muri description, ushobora kwifashisha uyigura cyangwa ubaza ibindi bisobanuro kugira ngo tugufashe kugira ngo ntuhendwe kandi ugure ibikoresho byiza. Ikindi nanone nakubwira nuko iyi nayo nkuko twabivuze ku ma Samsung menshi abafite ya application ishobora kumenya uburyo uryama, ikamenya ingendo ukora zingana zite, zireshya zite. Bayita ni Samsung Health, ariyo iyi ngiyi turi kureba hano ngiye ahangaha. Iyo uyikanzeho nayo nyine nkuko nabiberetse, ni ishobora kukwereka ni ikibazo nta internet ufite hano, ariko iyo nyine nayo ishobora, iyi application nkuko nabiberetse muri video muri S5, ndashyiramo link muri description ku buryo ushobora kureba uburyo nayikora. Ishobora kugufasha kumenya uburyo uryama, ikavuga ati waryamye saa 3 z'ijoro, wabyutse saa 1 za mu gitondo, umaze kubyuka wafashe urugendo rungana na kilometero 2, byose irabikwereka, ikamenya intambwe ukoresha ku byo nyuma y'icyumweru ikubwira ati ukora ingendo zingana zitya ku munsi. So murakoze rero, iyi twari turi kureba bayita Samsung Galaxy S5 Neo. Igiciro mbisubiremo ni hagati y'80,000 n'100,000. Wifuza kumenya byinshi kuri yo cyangwa yifuza, ndashyira nimero hasi muri description ku buryo ushobora kuduhamagaraho. Murakoze rero, nabasabaga ko ubishoboye wakanda buto ya subscribe, ugakanda na like and share ku bashuti bawe, ukadufasha kugira ngo dukomeze dufashe umuryango nyarwanda ntusigare inyuma mu ikoranabuhanga kandi badahenzwe, kuko hari ibikoresho byinshi hano biri ku isoko bidahenze kandi byiza. Hari benshi batabazi ko hari Samsung ushobora kugura 80,000, 70,000 kandi nziza bagahendwa. Ni muri rwego rero Dari nicyo yaje kubafasha kugira ngo dufashe umuryango nyarwanda utere imbere kandi ntusigare inyuma mu ikoranabuhanga. Murakoze, yari Daha.